radiyo televiziyo ishakwe abantu bishwe na polisi nta muntu n'umwe ukemera ko abo bantu kuko haba hari ikintu kiniki bazize. Urabona ko hari n'abandi bantu yenda twatanga n'izindi ngero zikomeye cyane kandi zanavuzwe cyane, nk'urugero rwa Rwigara Paul ukuntu yishwe, noneho bakavuga ko ngo uwamugonze yahahamutse ko ari mu maboko ya polisi, ariko kugeza ubu amazina y'uwo muntu ntabwo azwi. Noneho niba kiye nahahamutse, niba ari no mu maboko ya polisi, niba yaraciwe n'urubanza, nta kintu na kimwe kigeze gisobanuka nyuma yaho. Si ibyo byonyine, hari n'abandi bavuga bati bari mu maboko ya polisi, polisi irakora iperereza, iryo perereza rikagenda mpiru na nyoni, kandi mu by'ukuri bavuga ko polisi hari ikiriho bikoraho. Birumvikana rero ko icyizere abaturage bafitiye polisi cyarayoyotse, cyararangiye. Impungenge ahubwo zihari ari nazo mbona bari abanyamakuru basigasiraga, nuko bavuga bati abaturage kuba batinyutse bakigaragambya ko uru rugomo rw'abapolisi ruri mu gihugu hose, none abaturage bahaguruka hirya no hino bakigaragambya. Niyo mpamvu rero bavuga ko habaye igisa n'imyigaragambyo kugira ngo berekane ko mu by'ukuri ari nk'ibintu bidafatika, bidakomeye, bitagaragara. Ariko abaturage bavuga bati nk'uko wari umaze kubivuga bati nidushaka dupfe natwe batwice. Batanze n'ingero nyinshi cyane, bavuga bati baraza bagusangana ibirayi bakabitwika, bateze n'ubundi abantu batwika imyaka, abantu bashonje, kwica abantu babibuzwa n'iki. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Umwicanyi yaba umuhutu yaba umututsi yaba MRND yaba FPR-DMI, umwicanyi n'umwicanyi ni umwicanyi. Ahubwo ikibazo nuko nyine bo bikinga muri ibyo ngibyo kugira ngo bibakingire ikibaba, noneho n'abantu ugasanga mu by'ukuri barajyanwa n'icyo kintu cyo ko bavuga bati abandi bene wacu, noneho nubwo bishe ni bene wacu, nkaho umwicanyi wundi ari mubi kurusha umwicanyi wawe. Abicanyi bose n'abicanyi bose ni babi. Wari wavuze dutangira kino kiganiro uti iriya myigaragambyo ingaruka zayo ni izihe, zishobora iradusigira yahe masomo? Yego. Cyangwa se irasigira yahe masomo? Ese FPR-DMI buriya hari ukuntu umuntu yayiha inama, buriya ntisuko hano wahanutse. FPR-DMI igeze hahandi, nibyo nigeze kuvuga, imaze imyaka myinshi ibagara, ni nako babyita, babagara abanyarwanda, bica hirya no hino. Noneho uko bagenda bica, mbere bari bafite ubwoba ko amahanga azabamagana. Amahanga ntabwo abamagana. Bari bafite ubwoba ko abanyarwanda ubwabo bashobora kugeraho bagahaguruka bati ibi ngibi ntabwo ari byo, ntabwo twabyemera, ntibyakomeza. Kuko cyane cyane baranavugaga bati abenshi mu bo twica ababyeyi babo bari muri bandi bakoze ya revolution muri 59 bakora ingoma ya cyane. Bavuga bati aba bantu nubwo basinziriye bashobora kuzabyukana abantu bagatera ibibazo. Ariko imyaka bamaze babikora yatumye babona ko ntacyo abantu bashobora gukora. Babonye ko ari nk'inkoko bagenda bakica uko bashaka, mbese bakabakanira ubakwiye, bavuga bati ntacyo bashobora gukora, nta bantu bari aho gusa. Ndibuka Dr. Theogene Rudasingwa yigeze kuduha ubuhamya avuga ukuntu yaganiraga na Kagame avuga ati buriya gutegeka abantu b'abanyarwanda ati ni ibintu byoroshye cyane, gutegeka abanyarwanda. Ni ukuvuga mu by'ukuri icyo wabakorera icyo ari cyo cyose, upfa kuba ubereka ko ufite inkoni, ufite imbunda. Yego. Barabunda na FPR nuko nguko itegeka. Ni ukuvuga bati uvuze arafungwa, aricwa, ndetse kubona n'abantu b'abana afashwe na polisi nk'abo bose, nk'uwo twahereyeho tuvuga uriya muturage warashwe muri Burera. Polisi yari yaje, Twagereza Michel, polisi yaraje igera iwe mu rugo, ndetse umuntu aranafungura nubwo hari n'injoro, araza yari mu maboko yabo, ariko baramwica. Natanze n'izindi ngero z'abandi bantu bagiye bica hirya no hino. Ni ukuvuga FPR-DMI yahigeze yariraye, yageze aho ibona ko ishobora gukora icyo ishaka mu Rwanda, ko ntabwo buzakopfura. Niho igeze kuvuga rero ngo umuntu ngo yahana wahanutse ni uguta igihe no guhomera yonkeje. FPR yahigeze nta nama ishobora kumva zo muri urwo rwego.
ahubwo icyo umuntu aribaza ati bariya abaturage bigaragambije, narebye umujinya bari bafite, narebye amagambo akomeye bavuze akomeye cyane, narebye ukuntu basobanura isano bafitanye na leta, berekana ko iyo leta yabajujubije, ko yababujije umuntu, ko yabishwe urubozo bagapfa bahagaze. Narebye ukuntu bavuga, biriya bavuga ntabwo ari hariya honyine, ni mu Rwanda hafi ya hose. Yego, hari n'ingero abantu bakunda kuvuga cyane zo mu mujyi wa Kigali, hariya bita zaba n'inyahe, naho berekana ibibazo bihari, ukuntu abaturage bajujubijwe bakabuzwa amahwemo, bakabura uko babigenza, bakaruca bakarumira. Yego, ni hose mu gihugu hari ibibazo nka biriya, hose birahari. Uko igihe gishira niko babuze uburyo abaturage, niko bakenesha igihugu cyose, ndetse n'umurwa mukuru bose bazagenda barushaho gukena. Nagira ngo nkubaze nti amaherezo bazasigarana abantu bakize bake cyane, kandi nako binameze n'ungu. Haba nakubaza ntese ntaho abasahuraga ntibizarangira basahura. Aha bagatima kuri Burera mu butu yakoraga neza burya ifite aho ukuntu isa cyane na Rwanda ya FPR-DMI, ariko byarangiye kwa mu butu n'ibyo amanitse byose babisaba. N'ubu ngubu za video ziracyari nyine, ubona ari abaturage n'abasirikare bamwe basahura byose, hagasigaye amapare yose ya mu butu afite ateye ubwoba rwose, arenze cyane ari yakagame, azapare nyinshi cyane barasahura. Ubu nguyu harebye nyine bimeze nk'ari biteye ubwoba. Ese aho amaherezo bari abantu bakomeza kwica abaturage, kandi abaturage nubwo bagiye babica bakatsembatsemba, babonye ko muri turiya turere abaturage ni benshi, rero izi yarasasuma ni za kera, kandi iyo witegereje koko abaturage ni benshi b'urubyiruko, nubwo nta nyine ntabapfira gushira. Amaherezo ko nabo batangiye kugira ubwoba bati turabirukana, turashyiraho bije nyine yo kubirukana, yo kubahiga, tukabafunga, tukajya gute, ariko baranga bakagaruka, turananiwe. Amaherezo ubona rero abasahuraga bitazarangira basawe ngo kwa mu butu. Nagira ngo nyine tunagana ku musozo kugira ikivuga. Urakoze cyane. Birumvikana nta gahora gahanze, niko mu Kinyarwanda bavuga. Ntabwo ingoma nk'iriya ntabwo izahoraho buri gihe, izageraho rwose irangire. Urabona n'izindi ngoma zabayeho mu Rwanda, ndavuga mu gihe cyacu twebwe turiho, ingoma zabayeho ni zingahe, nizagiye zivaho kazi izindi, niko byagiye bigenda. Uko ingoma zose zagiye zivaho, wasangaga babandi b'indatwa cyangwa umuntu yakwita za indongozi, cyangwa se abo ba elite, abo bita za elite mu Bifaransa no mu Cyongereza, wasangaga mu by'ukuri ari bo rubanda yahagurukiye. Noneho ugasanga n'ingoma zije nazo zikaba zimwe, n'ibyabo bakabitwara bikagenda bikabura. Niko byagendekeye abari ku ngoma ya cyami, bari mu buyobozi bwo ku ngoma ya cyami, niko byagendekeye abaparimehutu, niko byagendekeye n'abo muri MRND-CD, niko byagiye. N'abo muri FPR nta gitangaza, niko bizagenda. Na mubutu afite za structure zihambaye cyane nazo za repression, ukavuga bigeze kujya kubaga abanyeshuri zarumbaje, ariko byarangiye gute? Oya, byaranze cyane kandi urabona, kandi rero inzego z'umutekano zatangiye kwiba abaturage, bazisuzugura bageza bakazivuza amabuye. Byaratangiye kuri abatangiye kuyuza amabuye, zibarasa bakavuza amabuye. Buriya banazisomye ubwongo ko ari arabajura, nyine bavuga bati muri ingegera kandi nizo koko. Ni ukuvuga rero ko FPR izo kubakira ntabwo yigeze ishyira n'imbaraga mu kubakira ubutegetsi bwayo ku kubana neza na rubanda. Nta mbaraga bahashyize, baravuze bati iki gihugu twagifashe ku mbaraga, tuzagitegeka ku mbaraga, ni nako bagitegetse kugeza ubu ngubu. Ni ukuvuga rero ko bo aho niho bashyize imbaraga. Bati ingufu zacu, imbunda n'izayobora kino gihugu ni nayo yagifashe. Akaga abahanganye n'iriya ngoma mbisha ya FPR ntibazabura kubugira, kubera yuko bagiye babona ukuntu ahantu hose y'abaturage bavuze bati turarambiwe, byanze. Barabibonye ko abaturage bahagurutse, byanze bikunze birahagarara, ibintu bikuraho bikavaho. Na FPR rero nayo ubwayo ibimenyetso byinshi cyane birahari.
by'uko igeze mu bihe byayo byanyuma, yageze mu bihe byayo byanyuma. Kandi abaturage umujinya ugaragara muri kiriya kiganiro, uriya mujinya uragaragaza rwose ni ishusho y'uko abanyarwanda babona iyi ngoma ya FPR-DMI. Kuba rero bizashwanyuka kandi bigashwanyuka nabi, numvise n'abaturage bavuga bati twebwe icyo dushaka, baba baje ariko murashaka iki? Bati turashaka yuko uwishyuye umuturage bamuzana hano kimwe ngo n'umuyobozi w'undi murenge wo hirya aho ngaho, ngo nabo bakaza ngo tukabikira hano. Yego, nabo bakabahambana n'uriya wa muntu wawe, bakabahambana n'uriya. Niko abaturage niko abaturage bavuga, kandi biro ntabwo bisanzwe. Ni ukuvuga rero ko kuba ibintu biriho bigera ahantu hakomeye cyane nta gushidikanya biragaragara. Ahubwo ikibazo kiriho kibazwa bizaba ryari, naho kuba bazasahura wavuga utese bari ibyo bahunika byose n'ibyo basahura abaturage bo ntibazageraho bakabisahurwa, bazabisahurwa byanze bikunze. N'ababijyana mu mahanga nabyo bizagira uburyo bizafatwa, kuko ibyabamo bokasa rwose birazwi, bizafatirwa nabyo, bizagira uburyo bizagaruka. Kuriya nk'abana ba Kagame ujya kubona ukumva baguze inzu za miliyoni bazazamurwa, nk'uko kuriya bambara amasaha y'ibihumbi 200 by'amadolari, kuriya baba bafite indege bagendamo, bafite amato hirya no hino. Biriya byose umunsi ingoma yavuyeho cyangwa ingoma iri mu marembera, biriya byose bizagira uburyo bizakurikiranwamo. Ni ukuvuga rero ko kuba bizarangira nabi. Yenda ikibazo umuntu yakwibaza ni ryari abaturage bo mu gihugu bazakanguka, ni ryari abaturage bazakanguka bakavuga bati nimureke duce aka gasuzuguro. Niho hari ikibazo gikomeye. Yego, kuko umunsi za Burera zizaba nyinshi zikungikanye, bariya polisi baziruka zakuramo imyambaro biruke. Kwiruka ko bakwiruka kubera ko reba nk'urugero watanze, wavuze abaturage ba Burera uvuga ko barenze 300,000 mu myaka 10 ishize, bari barenze 300,000 mu myaka 10. Ni ukuvuga ko hagati aho ndibaza ko abaturage mu Rwanda berekana ko mu gihe cy'imyaka nka 20 bamaze kwikuba kabiri cyangwa bamaze kwiyongeraho nka 75 batoya kandi batoya. Abaturage bamaze kugera mu 400-500 ubu ngubu. Urebye niba bafata akarere kamwe, abaturage bako baruta n'abo bapolisi cyangwa n'abo basirikare. Nubwo afite abasirikare benshi n'abapolisi benshi, nta nubwo baruta abaturage b'akarere kamwe. Ni ukuvuga rero umunsi, kandi noneho n'abo bapolisi n'abasirikare nabo ubwabo nabo n'abaturage, nabo n'abanyarwanda. Ibintu byakomeye nabo bafite imiryango isonje. Urabona muri Sudani ya ruguru cyangwa no mu Misiri, ibintu byakomeye. Abaturage hari igihe bamwe mu basirikare bavuze ati ntabwo turasa abaturage. Yego, bamwe mu bapolisi bati turasa abaturage, ahubwo bajya ku ruhande rwabo. Niko bigenda kenshi, bigaragambyaga imbunda bazirambika hasi basanga abaturage. Yego, ariko mu Rwanda yindi kibazo, urabona abapolisi kuriya kuntu babanye n'abaturage, kuriya baza nyine bakica abaturage bakabambara akabajujubya. Ntabwo ari abapolisi mbona ko bazavuga bati mwa abaturage mwe ibyo muvuga murarengana, tuje kwifatanya namwe. Ibyo ntibizaba. Nge mbona bazagerageza kurwana bakageza ku ndunduro, abasigaye bakibuka. Niko nge mbibona. Nta kitagira iherezo, nta joro ridacya. Kiriya gisirikare cyinshi, kiriya gipolisi cyinshi, ziya nkeragutabara nyinshi, zose zatojwe kwica no kwiba. Ubwo bwinshi bwabo nibwo buzabarangiza ubwabo, kuko ubukungu bw'igihugu bwagombye gushingira ku baturage bwarayoyotse, kuko umuturage yabujijwe uburyo, bityo n'igihugu kirakennye. Bizarangira birangire biba nabo bitwa ngo barinze imitungo yabo myinshi basahuye. Muri kino kiganiro mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangamfura. Nshimiye muke aho bwije naho bwakeye kuri isi ya rurema.